Mwana wa ndagukunda kandi na musaza wawe ndamukunda ubimubwire ko genda ubarebe ko zamukunyure hano ugende wihuta ujye kwa musaza wawe sibyo bye ma yego sheri kumana bana banjye bakiri bato koko hari igihe uba uri mu isi ukaba warapfuye kera muri iyi si gushaka nabi niho gupfa utabyaye iyi si ntabwo isakaye kandi buri muntu wese uyiriho yanyagirwa nabikoze wabifoye ni wowe wanjye ni ukuri ni wowe wanjye mama uramuzi ndetse niba namuzi ako tuvugana kuri papa ntabwo ngiye mvukana nawe cyane nawe ntabwo mvukana nacyo ntabwo urushye utwicaye narushye bose uri kumva utananiwe mwana wanjye rero uko ni papa wawe ankoreye ubu ngubu aranyirukanye ubundi umuntu ugiye kwangara rero ryaje na musaza wawe yamwakira urifashe icyiza ndi kubona gihari ubu nta hepfo na ruguru ngira aho kugira nkwangarane mwana wanjye uracyari muto gira usange musaza wawe azakwitaho kuko uri kubona ngiye nta kintu mfite uko na dore ni gutya ameze nta n'amafaranga mfite urabizi pe sanga musaza wawe azakwitaho njye gushakisha basi ubuzima nibukunda nzaza kukureba na musaza wawe tujye turabana kuko papa wambereye ikirumbo urabizi inkoni mpora nkubitwa ariko bitewe n'ukuntu mbakunda nkanga kubasiga mwenyine ariko ubu ho biranze pe ubonye kanyirukanye binakabintana wowe ihangana usange musaza wawe nzaza kukureba ubuzima nibukunda sibyo ntugire ikibazo nzaza kubareba kuko ndabakunda pe ariko bitewe n'ubuzima ndimo ngo ngiye gutangira ngende ndi gushaka ahantu binakunze najya no gushaka n'akazi k'umurwayi k'abana banjye mukabaho sibyo we ihangane ntugire ikibazo sibyo pe uri umwana wanjye gira umusange sibyo kandi wihangane ndagukunda sibyo ndabakunda nzaza kubareba ubu ngiye kwitera abana koko ibintu uyu mugabo ankoreye koko sister ndananiwe cyane ntabwo wabura kubonaniwe ahubwo isi ubundi wagenze amasaha ya ndege nimero ukumbwire ejo bundi mana telefone yanjye isigaye yarapfuye ubu umunsi wose hafi n'amasaha aba yashize aba yashize kuko urumva bisaba kuva muri leta imwe ukajya mu yindi kugira ngo ujye ku kibuga cy'indege urumva ugafata indege irahaguruka igahagarara mu gihugu kimwe ikongera igahaguruka igahagarara mu kindi kugira ngo ujye kugera i Kanombe ica ahantu hatari anko we noneho sister do reka bakuzanira ko kunywa ubundi umbwire ariko n'ibibyenda biri kunshyuhira nese ujye baburetse banzu yuzane bakuzaniye cyo kunywa ibintu uyu mugabo ankoreye koko mayangana nyine niko Imana yabishatse mwana wanjye ibintu papa wanyu ari kunkorera koko ibi ni ibiki ubu unacumuye iki ntacyo uzaba inkoni za buri kanya ariko ubwo nta kundi mwana wa wowe kugira rero unakwirira ukiri mu nzira ubwira usange musaza wawe sibyo ibyo twumvikanye na musaza wawe uze kuyimubwira sibyo mwebwe mubeho neza ye nzaza kubareba sibyo iyo ngiye gushakisha Imana nibishaka ikampa ubuzima bwiza nzaza kubareba sibyo mwana wa ndagukunda kandi na musaza wawe ndamukunda ubimubwire ko genda ubarebe ko zamukunyure hano ugende wihuta ujye kwa musaza wawe sibyo bye ma yego sheri kumana bana banjye bakiri bato koko hari igihe uba uri mu isi ukaba warapfuye kera muri iyi si gushaka nabi niho gupfa utabyaye iyi si ntabwo isakaye kandi buri muntu wese uyiriho yanyagirwa kamamagare mushi akuzaniye icyo kunywa nyine cyamubwira nzanire pe mubwira nzanire ndumva mushi mushi bye mushi
mushi Yego mabuja. wazanye ji tugahereza emu Mabuja. karame Uri kunshaka se? ndi kushaka ndegera uzane ji tuhe ms ubona se kananiwe ese wamushuje Wavuze nk'umuntu ufite ubwenge ukavuga uri kuvuga cyane usiko ndi kure. Reba ahantu uri n'ahantu ndi. Uri kumbwira ngo iki? mushi ntabwo mva Iyi ndi kukumva. uri kumva Yego. I say mvuge mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza Ayise nyine tujye gusukira. mushi waranani ndakubwiye ngo Iyi. wanzaniye Yego. ji tukakiriza eme Unywa pome amazi iki? bakubwiye ngo iki I? bakubwiye ngo iki Ji. zana ji Nyine ikibuno. mushi mvuze ngo iki Nagiye da. zana ji niko mubwiye Fasha yino pantaro banze nireke bino. ndagufasha ipantaro cyangwa ndagufasha ibikombe ndagufasha iki Fashe tushaka. ariko mani nabyo se bigufashe Ese mabuja kubona ndafata uzasana inoza. Wenda ndaho. Nahita. Irayimana. akuma Ese mabuja. nesuka sukira umuntu ibintu byuzuye anywe mushi wabaye pe Ese yombwira ko ari ukuzuza. nese kuzuza akoma nese urajya ngo nayimenye rekeraho Umbwira nuzuza cyane. mana mushireka mushireka gukabya reka ushaka kuyine reka Nta nubwo yari yuzura bwa. mushi have akira mushi uzi kuntu yananiye wowe Mabuja. mushi ntabwo muzi Gusa iraryoshera. Aba bantu bakora zino ji baba ari n'abahanga mwa. basi si uzana igikombe cyawe izo ni igikombe cyawe Ese mabuja ubu ntabwo twasomana koko. gusomana Ntabwo twasomanisha nyine kano kantu. oya ntago Ngiye kukuzanira kawe. ni ngawi reba ukuntu wabyujuje bikaba biri kumeneka Ese wabyujuje dore nuyisubizemo ese ko nyihaze. ubundi se kiyo ji yayuzi izi kwihaze bari gutuma ngwimwe Ngiye nari ndi kumva mabuja ni ukuri ntabwo ngiye nayinywa nuko. none se ji nakoze mu gitondo ko yari yuzuye ijaga yagiye Nyine nayihaze niyo mpamvu ndi gukubwira. wayi ukumbe wayinyweye Nayinyweye. ndamwica wayi ese ubuzi mushi uzi abuze akadakabye ibintu mushankorera hano Shirinde karame umeze ute se? zisa Ashamwe n'umunsi urasa neza. aha hasa neza se usa neza nawe bigiramo uruhare rego wamenyeho amafaranga ibi ni ibishoro byawe ntuzajya umbona uvuga uti ibishoro byanjye birahari Cyakora gabiza. n'ikizi Umva se. Fora nakoze iki? mbese ubu ngubu wakoze iki Gifore nyine. ntakibwirwa n'ikizi wa mugore se wamwirukanye cya kigore cyawe wakirukanye ujya mubwira ariko shiri mbwira Oya. shaka unyicisha amatsiko Asubo shireka mubaze. Ubwo ari kintu cyiza nabo nagukoreye. cyane nicyo kintu cyiza mva mu buzima wawe wankoreye kiryoshye ahubwo mbwira niba ari byo Oya se. wambwiye Ongera ufore rindi bimwe. ubwo se ntiwamwirukananye n'abana be nawe ugumiza kunyicisha amatsiko se Okay. ikizi jeri urimo uranyicisha Umva nyine amatsiko mubwire. urabizi Mabuja. wumva se akadeke kabye Waretse kumwana. Mabuja uzi ko avuye ajya muri Amerika. mana ya nyine nesese ubaza arakuzi yaragusize aha yarabiziye ngibyo nagaye Ariko se umuntu uvuye muri Amerika gutatazana n'umugati. no yaguhaye ese rega ndetse ngwibaze muri Amerika bacuruza imigati Bacuruza iki se? uwo dufite hano isugere Ka kajwi ko numvisha ariko bivuga ngo muri Amerika ngo ntabwo haba ngo imyumbati. azakujyana ujye kureba nimba Mabuja ihari ariko nyine akaba. nakubwiye ngo ujya kunzanira igikombe cyanjye So indayimara koko. none se ko n'ubundi wiri uyinywa Akapfa kwihangana ubundi nuzuze ndebe niba ndayimara. nta kibazo rwose n'ubundi wayinyweye we yinywa ujye kunzanira igikombe cyanjye
kandi wowe ushobora kuba mbizi ko mwiwe kandi ushobora kuba wiri winywana na gato ninde gato kiriya cyana se shaho kirirwa cyarakaye ko kiriya cyane ntabwo ujya mubona iyo mwicaranye murimo muravuga ubusa mbambwire ikisi nabikoze wabifoye ni wowe wanjye ni ukuri ni wowe wanjye none reka mubwire uretse mubwire nizere neza ko noneho ugiye guhituza mu rugo cyane ryari rero ne wowe urapanga umbwire ahubwo se abana yabajyanye kubera iki tutamwirukanye n'abana ibintu ni gake gute se ibintu ni gake barabana se kandi kutangiye kuraka ubundi ni ukubera iki we ajya yirirwa yigunze yarakaye kandi nkajya mbona muhora museka ubundi byabagendekeye bite ningesha kubibaza kandi ukunda kubaza ubusa wowe kado ubundi shaho reka mubwire uretse nkubaza barakuretse urisanga bagufata nk'umwana none se tumukorera iki agiye no kunyurira ji uteretse aho ngaho gato ikibazo ntabwo ari ji ziba zihari mu cyumba ndabizi ziruzuye ngeze ndakubaza ibitakureba waba uriya mwana mbonaga yigunze uzi ko aseka iyo turi kumwe wajya ubimwibariza ngo ugize ute ariko wamugani ako se wajya ubimwibariza ndaza kubimubaza kandi umaje kurengera ngagenda ujye kuzana igikombe igenda ihute mushisha yarananiranye ntabwo nabyemera niba utabirukanye twari se kuzabyara abacu ngiye simbyara sinari kuzakubyarira uya jeri uretse se subizi se banza wumve kakurakara ariko nubizi se ko ikintu usabye kiba ari nk'itegeko none kuri ngiye kiba ari nk'itegeko ariko nyine tubitware gake yego sibyo ngomba kubirukana niba unabishaka pe ariko nyine ihangane tubitware gake ubaye unahari twazanabirukana unahari nabirenze icyo ngicyo kirahagije cyangwa nuko nyina nasi niba afite nyina bazamusanga yes bafite nyina basagenda bajya basange nyina ubundi tubyara abacu kandi nzajya nkubyarira abana beza cyane musi ahubwo we basa nawe aho oya basa na papa wabo umukobwa akitwa Uwase umuhungu nyine akitwa na Uwase umuhungu yitwa Uwase se oya nyine hari ukuntu umwana basa na papa wiwe papa we nyine nk'izina ryawe ugahita urimwita icyo gihe nyine aba ari umuhungu wa papa we okay nari none se ubwo uraza kundeba ryaje shiri ntabwo ndabihinduye ibicise nta n'ibyo kuza kundeba ahubwo bite tujyana nona aka kanya se aka kanya oya shedi nibyo none se nitujyana imyenda nzajya nambara iki oya imyenda se uzahita uhamagara nawe mukobwa mubana nyine ayikuzanire nabirenze ubwo kereka niba tuzajya gushopinga indi kwanziriya tukanayireka ubundi tugashopinga nta myenda irimo ukunda se harimo hari ikanzu ufite nkunda ntabwo wayireka sawa nta kibazo ndabyemera ngo turajyana igendere kabisa reka ni wowe wanjye yewe ibi se ko bisize hano takoze icyo mukundira ni kimwe ari kwirirwa bikumenaho n'undi si ibintu byose n'undi tugenda iki gikombe ko gisize hano shanko umva shayime naramubonye yarabyibushye ukuntu yabyibushye yarabyibushye cyane we nta makuru ufite shawe yawe waramugaburiye cyane njye se urabona n'amajire kubinkomereye wazanjyanye urabona n'amajire gukura uri kuvugana na anko bite wanize nkamuvugisha ubundi anko bite rata anko rata uyu nguyu se ni gato aba yanesheje umutwe aba ari kugira ngo nyine nkamwisuriza ubundi
wambaye kuteri ingero zifite nyine niza musore ako iki undi nkawe urajya he ni anko wawe n'uwanjye nyine we njye se ntabwo ari anko wanjye yego ye wasiko se wanyoko wande ako kuba uvuga nkaho tutavuga umvukana nawe he hako warigize ngo uruwanga waje ahangaha uko nakubonye ahangaha nawe ntabwo wambonye ahangaha waje usanga aha ntabwo wambonye mvuka uzi uko navutse mama uramuzi ndetse niba namuzi ako tuvugana kuri papa ntabwo ngiye mvukana nawe cyane nawe ntabwo mvukana nacyo